Nongeye kubasuhuza abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, twakomeje nta gutinda, uyu munsi ni ugukubita tubangura. Ejo hashize nabakoreye kuri uyu mushinga wa RTC Miner, aho naberetse uburyo ukoramo, aho nta kindi usabwa gukora usibye gucreatinga account, wamara gucreatinga account ubundi mining yo irikora ubwayo. Icyo usabwa ni ukuza buri nyuma y'amasaha 24 uje kubikura. Ngira ngo turi kugendana 5/5. Ku muntu utarebye iyo video cyangwa utararebye iyo video iri munsi, ugende uyirebe, niyo mperuka gukora mbere y'uko nkora iyi ngiyi. Ugende ubanza uyirebe, urebe uburyo dukora uyu mushinga. So uyu munsi nje kubereka ukuntu tubikura muri uyu mushinga. Uribaza uti tubikura gute? Nta kintu gikomeye tu, nta kintu gikomeye cyane ko twebwe turi gukora cloud free. Ibyo ejo narabisobanuye byose ku murongo icyo bisobanuye. So twagiye. Iyo ugiye kubikura uhituza ugakora hano, ahangaha haba hari total balance y'ama RTC wa mininze, hano hasi hari withdraw. Urabona iyo amasaha 24 yashize, hano bahita bakwereka ngo withdraw is available now. Kubikura biremewe aka kanya. Uhita ukora hano kuri withdraw. Iyo ukozeho bakuzanira agataburo kameze gutya. So wowe icyo uhita ukora, uhita ukora hano kuri max, kuko nibo bakwiyerekera ayo utagomba kurenza ubikura. Ahangaha hasi bahita bakwereka ngo RTC address cyangwa RTC destination address. Icyo uhita ukora ni iki, uhita ugenda ugafungura Binance yawe. Wamara gufungura Binance yawe ukahita ukora kuri add fund. Warangiza ugakora hano kuri deposit asset. Iyo urangije uhita usacingamo hano RTC, ugakora search, bahita bayikuzanira ukayikoraho. Iyo uyikozeho bahita bakuzanira ama network atandukanye, ugahitamo network uri bukoreshe ubikura izi RTC. Urahita uhitamo iyi network ya RTC Litecoin, uyikoreho, kore OK, uze uyikopiye. Numara kuyikopiya uvemo. Iyo umajije kuyikopiya uhita uza ukayipestingamo hano. Iyo umajije kuyipestingamo uhita umanuka hano hasi ugakora kuri confirm withdraw. So ikindi guys, ku bantu badafite exchanger cyangwa exchanger, ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, nuko mushobora kubikuza mukoresheje C wallet cyangwa mugakoresha Trust wallet cyangwa mugakoresha MetaMask wallet. Nabwo uburyo tubikoreshamo aho ni ku bantu badafite exchanger. Hari abantu bambwiye ngo ese umuntu udafite exchanger wamubikuriza? Kubikuza, kubabikuriza byakoroha, gusa kuri iyi application iyo utashoye bagenda baguha amafaranga make make buri munsi. So rero utwo dufaranga duke duke ntago wajya uza buri gihe ngo ni ukubikura, ntago aba ari amafaranga afatika ku buryo wahita uyabikurira umuntu, no, aho yaba amafaranga yo kuduteranya kandi kuyamanaginga byangora. Niyo mpamvu nkugira inama, mu gihe udafite exchanger ugomba kuba ufite izi wallet, C wallet, MetaMask wallet cyangwa ukagira Trust wallet. Izo wallet zigufasha kujya uyabikuza uyabikamo, mu gihe azaba agwiriye ukambwira nkagufasha ukayanyoherereza nkayaguha kuri momo ariko yaragwiriye. So uburyo bikora kuri Trust wallet, C wallet cyangwa MetaMask wallet ni gute? Uburyo bikora ntabwo bitandukanye cyane nk'uko twabikoze kuri exchange. Reka mbereke urugero kuri C wallet. C wallet ngira ngo abantu twakoranye iyo bita Hayfami, ngira ngo murayibuka. Naberetse uburyo ikoreshwamo, naberetse uburyo ifungurwamo,
byose narabiberetse. So ngiye gukoresha C-Wallet kugira ngo mubone uburyo tubigenza. Ni nk'ibisanzwe, uragenda ukavamo hano, ukaza ugafungura C-Wallet ni iyi ngiyi, uko ndi kubikora kuri C-Wallet ni nako wabikora kuri MetaMask Wallet, ni nako wabikora kuri Trust Wallet, kuko zose ni wallet. Iyo uyifunguye urategereza igafunguka, so urabona ngewe akenshi ni nayo nkunda kubikurizamo. Aka hantu hose wabikuriza byakunda, ugahita uza hano kuri Asset, warangiza ugakora hano kuri Receive, kuko uba ugiye kurisivinga amafaranga muri wallet. Iyo usoje gukora kuri Receive, wowe uhita uza hano kuri Receive, urabona harimo coin ya USDT kuri network ya TRC20. Kora hano kuri Receive, ugakora hano kuri USD. Iyo ukozeho bakwereka token nyinshi. Iyo RTC utahise uyibona, ukora hano kuri Search ukandikamo ngo RTC. Kuko niyo coin turi kubikura, ikahita iza ugahita uyikoraho. Ngira ngo uri kuyibona. Hano baduhaye network ikoresha. Hari BEP20, Binance Smart Chain, hakaba na RTC cyangwa Litecoin. Twe turakoresha RTC nk'uko nabibabwiye, dukoresha exchanger. Uku ndi kubikora ni nako uri bubikore ku muntu ukoresha Trust Wallet, ku muntu ukoresha MetaMask Wallet. Impamvu mbabwiye gukoresha izi wallet ngira ngo mwayumvishe, ni ku bantu badafite exchanger nka Binance, OKX cyangwa Bitget cyangwa ziriya zindi zose. Tuhite dukora kuri RTC, niyo network dukoresha, uyikoreho. Nuyikoraho urabona barahita bakuzanira ya address. Iyi niyo tuba dukeneye kugira ngo tubikure. Urebe hahandi hejuru haje Receive, ni RTC niyo coin, network nayo ni RTC. Ubwo ni RTC kuri RTC. Uhita ukora copy ya address. Uhita uvamo, usubire hahandi muri RTC miner. Nurangiza icyo ukora, urahita wongera ukore hano kuri withdraw. Numara gukora kuri withdraw, ugende upestingemo hahandi ya address yawe, ukopiye hariya. Muribuka neza uko twabikoze kuri exchanger, niko uri bubikore n'ahangaha ukoresheje aya ma wallet. Numara kuyipestingayo, uhita ukora kuri confirm withdraw, amafaranga arahita akugeraho nta mbogamizi. Akugeraho mu gihe kitari kinini. So iyi yari part 1 yo kubikuza, nzabakorera part 2 mbereka proof ko amafaranga yangezeho. Impamvu nzabakorera part 2 mbereka proof ko amafaranga yangezeho, hari abantu bameze nka Toma bemera babonye, kandi abo bantu bameze nkanjye, nabo sinabibagayira, yego, kuko nanjye kugira ngo mbone uriya mushinga mwemeze mubabwire nuko mba nabonye proof yuko amafaranga avaho, nanjye nemera mbonye nka Tom. Rero iyo video nayo nzayibakorera mbereka proof ko amafaranga yangezeho. So guys, niba ukunze iyi video kora like, share, utere comment. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel yacu, ukore na subscribe, urabukoze cyane. So guys, ciao, hasta la vista.